kandi nugerageza no kugarukaho uzana ubwo bazakumanurira intumbi. Nayo magambo Imana yambwiye ngomba kumubwira. Umunsi hahise habaho gufunga uwo musozi kubera ko hahise haga umuntu mw'iryo joro. Igihe kirageze ngo Imana isohoze icyo yagambiriye gukora, kandi Imana y'inyembaraga, Imana y'inyamaboko ihagurukijwe no gucecekesha abakomeye ahubwo wanze kumva. Ariko uyu munsi simusigiraje ije kwimika umwami mushya, kandi muzabirebesha amaso yanyu. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira. Imana ibarinde aho mutuye hose mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu Burasirazuba n'Iburengerazuba, umujyi wa Kigali, mwese turabashuhuje. N'abari muri diaspora, Imana nibarinde muri Amerika, Canada, i Burayi hose, Imana nibarinde kandi ibakomeze. Mukande subscribe kuri izi channel kugira ngo tujye tubana mu ijambo ry'Imana, tubane ahantu hose dukora umurimo w'Imana. Mukore na share byose, mudutera inkunga muri ubwo buryo. Iyo niyo nkunga tubasabye, gukanda subscribe. Tugire umugisha rero no guhura n'umukozi w'Imana. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu nahimbazwe. Amumeze mute? Turashima Imana. Urugendo se rwagenze ute? Nta kibazo. Yesu aba yaturinze. Buriya nta byiza bibaho nko kugendana n'Imana. Ndabizi ko ugendana n'Imana muri ya mihanda ya Nyabugogo bava mu majyepfo, ariko turabashimiye ku bwitange mwagize. Yego, namwe turabashimiye uko mwemeye kwakira ubutumire bwacu. Rero ntabwo tugomba kwanga kuza, kandi tugomba kubyinubira, kuko nkunze kubwira abantu ngo ntabwo duhari ku bwacu, ahubwo duhari ku bw'abandi no kubw'Imana. Urakoze cyane. Reka tugusabe wibwire abakurikiye izi channel, noneho dukomeze n'iyindi gahunda iri inyuma. Urakoze kumpa umwanya ngo nibwire abadukurikiye. Hari abasanzwe banzi, hari n'abagiye kumbona ubwa mbere. Rero ndagira ngo mbanze shimire abantu mwese munzi, amazina yanjye murayazi, ariko ndibwira n'abandi bagiye kumbona ubwa mbere. Amazina y'ababyeyi n'ushize impumu François, niyo mazina y'ababyeyi. Mukozi w'Imana rero twongeye kwishimira kuba twongeye guhurira muri iki kiganiro. Reka ngiye nkwibariza akantu. Ubushize wigeze kuduha ubutumwa utubwira ko ngo hari abantu bakoresha imbaraga z'ikuzimu, bakoresha ibitambaro bakabikubita abantu, noneho bakabasengera. Hari ikimenyetso wakoze nyine, hari ukuntu babakubita bakitura hasi. Mukozi w'Imana, kugira ngo biriya bintu ubivuge, ubwo butumwa bwa benshi cyane barabwubonye, byaturutse hehe? Biriya bintu njya kwivuga ni ibintu byari bimaze igihe kinini, ndetse hari n'aho Imana yanjyanye mu ishuri ijya kuhanyigishiriza. Ni umusozi umwe nawubayeho 2024, nawugezeho 2023 mu kwezi kwa 10, mwuvaho 2024 mu kwezi kwa 4. Nibwo nawuvuyeho. Ariko mbere yaho mwayo mezi yose hari amezi 3 namaze kuwo musozi ndimo nkusengeraho. Hari ibikorwa Imana yari yaragiye kunyigishirizayo, ndetse naho yagiye inyerekera abantu nk'abo ngabo, imbaraga bakoresha. Hari umuntu umwe wasengera kuri uwo musozi, yari afiteyo icyumba cyahasengeraga buri wa 4. Yazaga mu gitondo, buri wa 4 yabaga afite iteraniro rinini rifite abantu barenga 200. Bagasengera kuri uwo musozi, ku mugoroba bagataha. Njyewe rero nahabaga buri munsi nari ntegetswe kujya njyayo, kandi uko najyagayo buri munsi narigaga. Abantu benshi Imana yarambujije kugendera n'abantu bagendera ku musozi. Naragendaga nkajya ahantu nkicara ngasenga. Imvura nyinshi kenshi yarahanyagiriye, izuba ryarahanyiciye, ariko ikinshimira Imana n'umurimo ko umurimo we yawuteguye neza. Hanyuma umunsi umwe irambwira ngo icyo nakuzaniye ku musozi ndagishoje, ariko mbere yo kugisoza mu gitondo kare ubyuke ujye ku musozi uko usanzwe ubigenza, hanyuma ndashaka kugira ibyo nkwereka.
ndabaza Mana ni ibiki mu isengesho ndimo senga, ibyo nari mbibonye mu iyerekwa ndimo senga nijoro, uwo kanya mpita nangira kubaza Mana ibyo ushaka kunyereka ni ibiki. Nyereka wa muntu azanye ari kumwe n'abantu afite inkoni. Iyo nkoni nge nari nsanzwe nyimubonana, ariko nari nzi ko yicyura. Imana inyereka ahantu ayihisha. Hanyuma irambwira ngo mu gitondo byuko ujye ku musozi wicare hariya hantu. Hanyuma numara kuhicara ngewe ndakwereka icyo uri bukore. Ndi mu nzira ndimo njyayo mu gitondo, mbona umuntu, Imana irambwira ngo tujye gusengera uriya muntu. Ankwepera mu ishyamba, ngenda mukurikiye, ngeze aho ngomba aho mugezeho neza, nyabutsa ruguru yanjye mpabona undi muntu. Imana itimbwira ngo abantu bose basengere kandi muhite muhagurukana, muhite mujya kwicara hahandi. Ubwo ntitubaye batatu. Hanyuma duhita ndabasengera, maze kubasengera mbitabwira ngo muhaguruke tujye mu kazi. Nuko byagenze, ndagenda afata ya nkoni aho Imana yayinyeretse, ndayizana, nyivunira imbere y'abantu ndababwira ngo akazi tujemo ni aka ngaka, dore inkoni ngiyi nzanye. Inkoni yagiye ikoreshwa n'umuntu muzi usanzwe wicara hano. Banayibereka basanga barayizi. Ndayivuna, ndabwira ngo Imana yambwiye ngo irayivuna, ngo tuyivune tunayijugunye. Hanyuma uwo munsi ako kanya duhita dutangira guhimbaza. Abantu bose bazaga ku musozi bose bahise baza, ibaza aho turi. Tuhagere bakitugeraho, abantu baricara. Uwo munsi ndumva haraje abantu barenga 200 n'abandi. Hanyuma nawe turimo dusenga, twigisha ijambo ry'Imana, waza gushyira araza, ariko aza yakererewe kuko twe twari twahageze kare. Asanga abantu bahageze, natwe turimo turahimbaza, turimo abantu bafashijwe. Hanyuma araza yicara iruhande rwabo, abonye nta jambo tumuhaye, we asaba ijambo. Amaze gusaba ijambo, turamubwira ngo buretse tubanze turangize umwanya wacu, nawe turaguha uwawe mwanya. Hanyuma ako kanya ikintu cyabaye, yahise yikoza hepfo, arebye ya nkoni arayibura. Amaze kuyibura, aragaruka aza, ahita avuga ngo mwebwe abazi ko ari nge mwaje kurira muze tugende. Hanyuma Imana irambwira ngo nimubwire ngo kubera ko warenze ku inshingano, uwakora ko wakoze ku byashinganwe, ugakoresha imbaraga wacishije, Imana irambwira ngo iguciye ku uyu musozi. Nkimara kubimubwira agira umujinya mwinshi. Abantu bari bafite amakuru, twari kumwe, bakoma amashyi nk'abantu bishimye, ariko we mbona agize ikibazo. Imana irambwira ngo mubwire ngo iki gitambaro ushyira abantu ku mutwe bakikubita hasi, n'inkoni warambikagaho bakikubita hasi. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo izi mbaraga wacishije Imana zitesheje agaciro, kandi guciye ku uyu musozi ntabwo uzongera kuwugarukaho na rimwe. Amen. Kandi nugerageze no kuwugarukaho, uzanawugwa bazakumanurira intumbi. Nayo magambo Imana yambwiye ngomba kumubwira. Ndabimubwira, maze kubimubwira, abonye ibibaye agira umujinya, we ahita agenda, ajya hirya yanjye gatoya. Havamo nk'abantu nka 20 baramukurikira. Hanyuma amaze kumukurikira baragenda, twebwe dusigara aho ngaho twigisha abantu iby'ijambo ry'Imana, tubabwira ubutumwa Imana yaduhaye. Uwo munsi Imana yatubwira, irambwira ngo mbwire abantu ko nta muntu uzagaruka ku uyu musozi. Ndabivuga, turasoza turataha. Ikimenyetso Imana yari yaduhaye ko yavuganye natwe, yaravuze ngo mukiva ku uyu musozi imvura iragwa. Tukihava twamagiye kumanuka ngo tugere mu muhanda, imvura yatangiye kugwa. Twugama mu ngo zo hafi aho ngaho. Hanyuma turangije imvura yituse turataha, ariko mu gitondo ibintu byabaye ku uwo musozi ntibyari bisanzwe. Uwo munsi hahise habaho gufunga uwo musozi, kubera ko hahise hagwa umuntu mu iryo joro, yishwe n'abagizi ba nabi. Uwo munsi leta ishyiraho umukwabo, umuntu wese wakandagiye ku uwo musozi yarafashwe arafungwa ibyumweru 2. N'ubu ku bandi bagiye bajyaho nyuma yaho, bagiye basanga hariho irondo ry'umwuga, irondo ry'umwuga ku manywa ku musozi. Abapolisi barimo, abasirikare, umuntu wese wageze bamufata. N'ubu uyu munsi amakuru mfite nuko nta muntu ukandagira ku uwo musozi.
ariko iyo nkoni ye yirambikaga ku bantu, abantu bose bakikubita hasi bakavugirwamo n'abadayimoni. Hanyuma akagusengera, yamara kugusengera akababwira ngo nta handi hantu utegetse kujyana ituro ry'ishimwe, uzarizana hano. Umugore yazanaga igitenge, bagatura, abantu bagatura, akikorera amafaranga akajyana. Ariko ni imbaraga mbi yari yaracishije z'imyuka mibi yari yarakwiye ikuzimu. Ibyo bintu rero birahari, ahubwo abantu musobanukirwe ibyo ari byo, mubashe kubimenya, mumenye abantu imbaraga bakoresha. Umuntu nakubwira ngo ndagusengera no kumuha amafaranga, ubwo si byo nisengesha bagusengeye, ni ikiguzi se ubuguze. Mube maso, mumenye imbaraga abantu bakoresha. Iteraniro ry'abantu ririmo 200 bose bagomba kurwara abadayimoni bakikubita hasi. Ngende umuhamya wabyo, naguha n'ingero zifatika. Uretse n'ibyo ngibyo n'ingero zirare zifatika. Abadayimoni bakorera mu bantu bakavugira mu bantu kubera ko babarwaye, ariko n'imbaraga umuntu yacishije yakurambikaho ibyo yacishijemo, abadayimoni bagahita bamuha konogisiyo yawe, agahita akubwira ibyawe byose, akakubeshya ngo aragusengeye kandi nibyo yacishije. Ikimenyimenyi bene abo bantu n'indwara basengeye niyo zikize zirakira, ariko agahita zikomeye, kuko ni iyindi myuka aba yagushyizemo, kandi imyuka mibi irushanya imbaraga, ikarya ikamiri indi ifite intege nkeya, ahubwo ugahita haza iyizirusha imbaraga iyo yari kurimo. Urakoze mukozi w'Imana, Imana ni guha umugisha. Reka tujye mu kindi cyiciro, noneho dusengera Imana, uduhe ibyo Imana yaguhaye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Wowe unteze amatwi, unyemerere ucire bugufi Imana, dusenga Imana. Turagushimye Imana, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko uyu mwanya wawutugeneye, ndetse ukaba washimye ko twongera kuvuga icyo tuvuga ko ibi bintu ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Hanyuma rero nyagora ku ngoma, tuje gutambutsa message yawe waduhaye, turakwinginze ngo wishyigikire, kandi mwami mwiza, ibyo gukurwaho bikurweho, kandi n'ibyo gusohora bisohore mu izina ryawe. Ntabwo tukuvugisha uko uri Imana yivugira, kandi uri Imana yirebera. Uratuzi twese kurusha uko twiyizi, kandi uratuzi kurusha uko abantu batuzi. Hanyuma rero nudushyigikire, kandi nutugirire neza, ibiduhiga n'ubiga n'ibiturwanya n'ubirwanye. Hanyuma abantu bagiye kumva ubutumwa ubashyikire kandi ubahe umugisha, twe tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu. Tumaze gusenga, reka dukomeze n'ijambo ry'Imana. Ndashaka ko udusomera amagambo tugiye gusanga mu gitabo. Dusomere igitabo cy'umuhanuzi Danieli, igice cya 4, umurongo waho uhere 24. Danieli kangahe? Danieli igice cya 4. Igice cya 4 murongo yera ku murongo wa 24. Danieli igice cya 4 umurongo wa 24. Urajya usoma tugendana. Nicyo gituma nkusaba nicyo gituma ngusaba Nyagasani Imana, ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe. Ahari aho uzungukirwa amahoro. Ahari aho ngaho uzungukirwa amahoro. 25. Yego. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Ngo nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni. Hanyuma hashize amezi 12 uyu mwami Nebukadinezari ajya i Babuloni. Arambagira mu rugo ibwami. Atambagira mu rugo ibwami. Aravuga ati ngiyi Babuloni.
ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho. aravuga ati ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye irakomeye, niba umurwa wanjye nturamo. Nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, nayubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. ngo haheshwe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti. Umwami ataramara kuvuga ayo magambo, hajwe ijwi rivuye mu ijuru rivuga riti, yewe mwami Nebukadinezari, yewe mwami Nebukadinezari we, ni wowe ubwirwa, ni wowe ubwirwa ubu ngubu aka kanya. ubwami bwawe ubukuwemo, ubwami bwawe uhereye uyu munsi ubukuwemo. bazakwirukana bagukure mu bantu, bazakwirukana bagukure mu bantu pe, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu. kugeza ubwo uzamenya neza ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Amen. Kandi nibishimire ubutumwa tumaze kumva. Ni ubutumwa twumvise, ni amagambo Daniyeli yeretswe, hanyuma atangira ateguza uyu mwami ngo nakuzeho ibyaha byo gukiranuka, kandi ubutunzi bwe abufashisha abakene kugira ngo gukiranuka kwiwe kugende neza. uyu mwami Nebukadinezari yari umutunzi ukomeye, ndetse tubonye n'ukuntu yatambagiye i Babuloni. iyi Babuloni yari umurwa munini Nebukadinezari yari yariyubakiye ngo uheshe icyubahiro igihugu cyiwe, kandi ngo awuturemo umunezeze, awubemo ibihe byose. ariko igihe kiragera kubera ko yikujije. amaze kwikuza, Imana ibona ko yikujije ahubwo atakujije Imana. icyo ngicyo cyatumye ako kanya humvikana ijwi riturutse mu ijuru. ntabwo ryari riturutse mu bantu, ahubwo iryo jwi ryari riturutse mu ijuru. we araryiyumvira we n'amatwi ye. ijwi riramubwira ngo uhereye uyu munsi ngo uciwe ku ngoma, ndetse ngo uciwe no mu gihugu, ngo ugiye kujya mu ishyamba, ngo ujye kubana n'inyamaswa. Amen. Amen. Nta abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo nta nduru ivugira ubusa. hari ibintu byinshi tumaze iminsi duhanura, hari ibintu byinshi mumaze iminsi mwumva, ariko igihe kirageze ngo bijye mu bikorwa. igihe kirageze ngo Imana isohoze icyo yagambiriye gukora, kandi igomba kugikora byanga bikunda, kuko yarirahiye. ivuga yuko nta muntu izaha icyubahiro, kandi ivuga ko icyubahiro cyayo itazagihara ngo igihe undi muntu. rero hari abantu bihaye icyubahiro, hari abantu biyumvishe ko bakomeye, hari abantu biyumvise ko bafite imbaraga, ndetse izo mbaraga bagerekaho no gutira izindi z'abantu kugira ngo izo mbaraga zabo zigire agaciro. ariko nagira ngo utangarize ko imbaraga zawe nta gaciro zagira. imbaraga zawe zitari kumwe n'Imana nta gaciro zagira. imbaraga zawe utazikoranishije hamwe n'iz'Imana nta gaciro kagira. iz'abantu wazana nta gaciro zagira. iz'ibitwaro bya kirimbuzi wazana nta gaciro byagira. iby'amafaranga wagira nta gaciro byagira. iby'imiryango ikomeye ufite nta gaciro byakumarira. igifite agaciro n'Imana yonyine. kuko Imana ni inyembaraga, Imana ni inyamaboko, Imana ni inyabushobozi. twebwe abantu tujya dukora ibintu tugasaba ubufasha, ariko Imana nta bufasha na bumwe igisaba. ndagira ngo nkubwire ko Imana nta bufasha ikeneye, kandi Imana imanukiye no gufasha ab'intege nkeya, kubera yuko abakomeye babicayeho, babicara ku mutwe, ndetse bagambira no kubanyaga utwabo, bagambira no kubabuza amahoro, ngo ibyabo byose babyikubire. rero Imana y'inyembaraga, Imana y'inyamaboko ihagurukijwe no gucecekesha abakomeye, ahubwo igahagurutsa b'intamenyekana.
tumaze iminsi tuvuga cyane, tukavuga ku gihugu cy'i Burundi, tukakivugaho tukanagitindaho, n'uyu munsi ndaje mbivugeho, nta kindi kingaruye aha ngaha. Ariko kandi mumenye neza ko ubuhanuzi buriho buragenda bugana ku musozo, kubera ko mwarabwiwe mwanga kumva, ndetse musabwa kenshi kwihana mwanga no kwihana. Ariko igihe kirageze. Nebukadinezari ngo ubwo yiyumvira ijwi, nawe amajwi ujya uyumva ya nijoro akakumvisha yuko uyu munsi umwanya uhagazemo utakiwurimo. Urayafite, ujya ubyumva nijoro, ujya uryama ukarota abantu bakwirukankana, ukarota abantu bakurasa, ukarota igihugu cyacitse umuborogo. Ibyo ni ibimenyetso bikwereka yuko utakiri mu mugambi w'Imana. Kandi so wenyine w'i Burundi, no muri Kongo nuko bimeze, kubera uko mwiringiye abakomeye, muzanye imbaraga z'abakomeye, muzanye abantu ngo babafashe, ariko abantu nta mbaraga bafite, nta bushobozi bafite. Imana yonyine. Ngewe nkugira inama nakubwira ngo ca bugufi, uryame ku karago, wigaragure mu ivu, wambare ibigunira, usabe Imana imbabazi, urebe ikintu Imana yagukorera. Urebe uko ibintu byose bidahita bijya ku murongo. Ariko kubera ko winangiye umutima, kubera ko uyu munsi wa none ukinangiye umutima, niyo mpamvu Imana irimo ikubwira ngo nutagarukira ngo irakwica rwose. Ntabwo ntinya kubivuga, kuko urupfu rukomanze ku muryango. Imana ibwira Gahini ngo irabona ngo urugi rw'ibyaha rwitugati, ngo urugi rw'ibyaha rwitugati ugiye ngo urabona ngo ibyango byitugati ugiye ku rugi rw'umutima we. Nawe ibyaha byitugati ugiye imbere yawe, kandi ntabwo urimo ushaka kubireka. Ntabwo urimo ushaka kubireka, ariko kandi ubwo udashaka kubireka, Abanyarwanda bajya bavuga baca umugani wagapfa kaburiwe n'impongo, kandi ngo akajya gupfa ngo amatwi arimo urupfu ntiyumve ihoni. Natwe twarakubwiye kenshi wanze kumva. Ariko uyu munsi simusiga iraje, igihe cya simusiga kiraje kandi kirasohoye. Nushaka ugarukira aho ngaho, ariko niba utagarukiye aho ngaho, uraje ubona ibigiye kukubaho, kuko igihe cyo kirageze kandi kirasohoye. Imana ije kwikorera, Imana ije gushyira ku murongo, Imana ije gutunganya buri kimwe cyose ikishyirire ku murongo. Nyiri aho ngaho ndatangariza Abarundi ko umwaka utaha tugiye gutangira, ibyo kurya iwanyu biraje biboneke, peteroli na esansi mwabuje biraje biboneke, ariko ibimenyetso byabyo mugiye gutangira kubibona mu uyu mwaka. Kubera uko Imana inyuze mu icyo gihugu, ikuye umwanda wose mu gihugu, ivanye umwanda, kandi ije kwimika umwami mushya. Kandi muzabirebesha amaso yanyu, abariho mwese, muzabirebesha amaso yanyu, keretse bakeya bazaba batakiriho, kubera ko nabo binangiye umutima. Ariko umuntu wese wakoze ibyo gukiranuka azabirebesha amaso ye. Iki gihugu kigiye kubakwa, kibe cyitegerezo muri ibi bihugu dutuyemo. Iki gihugu kigiye gutera imbere, abanyamahanga bibatungure. Iki gihugu kigiye kumenyekana, abanyamahanga bibatungure, abantu bose bibatungure, kubera ko Imana yakivuzeho cyane muri ibi bihe. Kubera ko Imana niyo yagambiriye kubagirira neza, ndetse ni nayo ihagurukiye kubagirira neza. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ntimuzongera kurira ukundi, ngo amarira mwarize arahagije. Ariko irambwira ngo Dawidi we, ngo fata inzira ugende mu gihugu. Hanyuma mbere yo kujya mu gihugu, uyu munsi usabwa guteranya abapasiteri bose bahunze igihugu, mugasenga, Imana ikabahamo Yonatani ugiye kugendana namwe.
murasenga amasengesho y'iminsi 2 aho murahurira ntabwo mpazi uburyo ki mugiye kuyasenga nimwe mugiye kwiporogaramu hanyuma Imana ikabaha Yonatani ugiye kugendana namwe muri urugendo hanyuma ibyo Yonatani azababwira nibyo mugomba gukurikiza. Uwo ni ugiye gutanga amabwiriza. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Igihe kimwe ngo Abisirayeli bajya ku rugamba ngo Mose yamanika amaboko ateze ngo Abisirayeli bagatsinda abanzi babo ngo ariko yatendeburikaho gatoya ngo abanzi babo bakabiganzura bakabica. Hanyuma ngo bigira inama yo kujya bahora baseguye amaboko ya Mose. Namwe uyu Yonatani niwe uzagendana namwe kandi niwe uzajya abiruhande rwa Dawidi. Uyu nguyu umurimo we ni ukujya asenga atanga n'ubujyanama buvuye mu ijuru. Hanyuma rero kugira ngo mumumenye murabikora uko nguko message imeze na masengesho y'iminsi 2 y'abavugabutumwa bose abitwa pasiteri bose batakiri mu gihugu ndetse n'abari mu gihugu babishaka bazumva babishaka muzahuza umutima hanyuma mukore icyo Imana igambiriye gukora ku ruhande rwanyu. Imana igambiriye mu minsi iri imbere bituvuga ntabwo tuzaba tukibivuga, hazaza ibindi tuvuga. Ubuhanuzi bwanyu bo muragenda bugera ku musozo kuko igihe kirageze ngo mujye mu gihugu, igihe kirageze ngo igihugu kigira amahoro, igihe kirageze ngo abantu baryame basinzire, igihe kirageze abantu ngo barye bahage, igihe kirageze ngo abantu bambare neza, igihe kirageze ngo abantu bongere bishime banezerwe kubera ko bararize cyane, kubera ko barabaye cyane, kubera yuko Imana yumvise kutaka kwabo, ireba agahinda bagize, ireba umubabaro bagize, hanyuma igambirayo kuza kubakiza kandi irahagurutse iraje nitinze guhagurutsa kugira neza i Burundi, kugira neza igihugu cya Kongo. Abantu mwese mwarize, abantu mwese mwababaye, mwitegure ko mugiye guhozwa. Njya nkunda kubwira abantu ngo ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Iyo uri murira n'igihe cyo guseka kiba kigutegereje. Iyo wambaye ubusa n'igihe cyo kwambara kiba kigutegereje. Iyo udafite ibyo kurya n'igihe cyo kurya kiba kigutegereje. Kuko ibyo byose bigenda bisimburana igihe cyose. Ariko ijambo Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo nimumara kugera mu gihugu ntimuzibagirwe isezerano mwagiranye n'Imana. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, mugire umunsi mwiza. Urakoze cyane mukozi w'Imana, wari uremerewe. Nayibonaga kuremerewe, wari ufite message ikomeye cyane, ariko biravuga ngo nguzongera. Ubwo nyine nibyo nari mfite, ibyo nibyo wari ufite, nta kindi wongeraho. Nta kindi nongeraho kireka bari ushaka kugira icyo mbaza. Imana ni guha umugisha. Hari ushaka kumubaza? Ntawe, no comment. Ubwo ni ubutumwa Imana yari yaguhaye kandi abantu babwemerewe baraza kubageraho. Tugusabiye umugisha. Reka niba nta kindi wongeraho, nta kindi wongeraho nawe. Nta kindi nongeraho. Reka tugusabe utange nimero abagukeneye noneho bazakuhamagare. Nimero yanjye ni 078 78 76 238 cyangwa se 82 24 7909. Iyo tuvuze 82 ni 0788 24 7909. Imana ni guhumugisha. Rero turagusabiye ngaho mukande subscribe niba wabonye iki kiganiro, kandi Imana namwe ibarinda badukurikiye. Mugira umugoroba mwiza. Reka tumusabe adusengera Imana dusoza n'iki kiganiro. Reka twemerere wowe dukurikiye ubanze uce bugufi, niba urwaye ugira ukwizera, ubundi Imana aba ariyo yikorera. Njya nkunza kubwira abantu twebwe umurimo wacu no gusenga, ubundi Imana ikikorera. Petero na Yohana batambutse bageze ku irembo ryitwa Bwiza ngo basanga ngo ikirema cyari kirimo gisabiriza, cyari gitunzwe no gusabiriza. Hanyuma ngo ikirema kirabasaba, hanyuma Petero na Yohana baratera bakibwira ngo ifeza n'izabu ntazo dufite,
ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Barakibwira ngo nigihaguruka, hanyuma gihita gihaguruka. Natwe rero ibyo byose ntabyo dufite, nta nubwo tubibarusha niyo twaba tubifite. Icyo musabwa wowe wizere, ubundi icyo dufite tukiguhe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimye Mana, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko uyu mwanya utwemereye ko twongera kumva umunwa wacu tuvuga izina ryawe. Hanyuma tukiri imbere yawe utwemerere twinginge kandi dutegere ugutwi abantu tugiye kuvuga, ubagirire neza. Aba tugiye kuvuga ni abarwayi barwaye bari mu mpande zitandukanye. Hari abari mu bitanda kwa muganga, abo wabakozaho ikiganza cyawe bagakira rwose. Hari abadogiteri babwiye ko nta bushobozi bafite bwo kubavura, ariko wowe nyuma y'abadogiteri jya ukora imirimo, turabizi neza ko abarwayi ujya ubakiza. Hari abari mu ngo zabo nabo bihebye, abo ngabo nabo wabakuraho bagakira. Hari n'abandi bantu barwaye imyuka mibi y'abadayimoni, abo nabo turabasengeye. Ikiganza cyawe nikibakoreho, kuko aho ugeze ikitavuga Imana cyose kirahunga, kandi aho ugeze abadayimoni barahunga mu izina rya Yesu. Hanyuma rero twemerere ubakoreho nabo bakire mu izina ryawe. Hanyuma twebwe twese natwe tukiri muri urugendo, uturindire mu buntu bwawe, ukuboko kwawe kuturindishe. Ni ukuri ubwiza bwawe n'igitinyiro cyawe n'ubudahangarwa bwawe bikomeze kuba kuri twebwe ibihe byose. Hanyuma isi yacu twemere tuyisabire amahoro, kuko ni wowe utanga amahoro. Dusabye amahoro mu bantu wiremeye, kandi dusabye ituze mu bantu wiremeye. Hanyuma twebwe twese nutugarure mu rugo iwawe Papa, twitwa abana bawe. Urakoze uko ubyumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Yego.